Ngewe banyitanye na Majambere Esperance uturuka mu murenge wa Base, akagari ni Rwamahwa, umudugudu ni Kirori, akarere ni Rulindo. Nyakubahwa rwose iyi radiyo iziye igihe niko nabivuga. Ngewe ubwanje ku mutima wanjye iyi radiyo izigiye igihe ariko hari nashonje. None rero bayobozi muri kunyumva, muntu wese uri kunyumva niyumva karengane abashigajwe inyuma b'amateka umurenge wa Base bahuye mu by'ukuri ubutaka n'ubwa leta, ariko se imbuto zacu zari zirimo, ariko se imibyizi yacu twakozemo ntituri kuburana ubutaka bwabaye bw'abahutu. Narayobewe ngo kandi kera bwari ubw'abatwa, ariko shize hasi pe twashigajwe inyuma n'amateka koko. None ngewe nimba ndi kwibareza ngo nimudusubize ibyo twari twarakoreyemo n'imibyizi yacu, ubutaka bwanyu mu buhamane data n'ubwanyu. Ubu nabandi kuvuga nabi, mwabayobozi mwe babyeyi mwatugwanyeho ko twajyaga kugira ngo tugure izo mbuto z'amafi tukajya mu makara guceba amakara, icyo bita kujaga amakara, kugira ngo tuterateranye udufaranga. Abashoboye kujya gusaba ariko gusega bakajya gusega umuturage akabaha, twese tukaza ayo mafaranga akaba ariho tuyateranya tukayabona. Ko ntawakuraga munsi y'urugo ngo yahinze yejeje ngo yagiye kugurisha ngabona ayo mafaranga baraterateranya ya komite koko. Mwatubabariye ko natwe twakoze, mwatubabariye ko turi abanyarwanda kimwe n'abandi, ntimugumye kudusubiza inyuma nkuko ari ryazina ngo twahejwe inyuma n'amateka. None mwebwe nimba ari amateka ya mbere yadushigaje inyuma, namwe mushaka kudushigaza inyuma, ari mwebwe mwadushize imbere hubwo. Nyakubahwa Paul Kagame, bayobozi mwese muri kunyumva, banyitanye na Majambere Esperance umwana w'umutwe, ariko mwarakoze sinkinyagirwa, ariko noneho nimutugwaneho inzara itumereye nabi. Cyokora mana ubabwire uti mukomeze mukorana umurava kandi mukomeze mukorana umuhigo. Intwari ni nziza ntago yiganyira yishakira inzira, uti murebe kuntu abashigashwe n'amateka babona amafaranga yaba yicyuzi barayakobakeye, ariko kuki twayakobakeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo mitsingi. Narangije mwana wabega igezayo. Reka mbwire nuze we, reka mbwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power, bibaha imbaraga.